ku itangiriro rya filime yacu utangiye batwereka Georgia Bird, umukobwa uri aho ngaho wituje utagira menshi wiberaho mu buzima bwo kwiyimanga ibintu byose bihenze ku isi harimo n'ibintu by'inkundo. Uyu mukobwa rero abakora nk'umusales ahacururizwa ibikoresho byo mu gikoni muri supermarket ya Kragen iri muri New Orleans. Gusa aba yibera no muri korali y'urusengero basengeramo. Gusa uyu Georgia havuyemo iby'akazi, abakunda kwihebera amavideo y'abantu bari guteka kuri televiziyo igihe atakoze, ndetse akenshi igihe yaruhutse n'ubundi akigana bya bindi bateka. Gusa iyo asoje yirinda kurya kuri bya bintu aba yatetse kubera ukuntu aba asanzwe ari kibonke yanga kugira ibiro byinshi, aho agafata akapareke agafotora amafoto yarangiza akayabika mu gitabo aba yarisenga ibyifuzo. Igitabo cyo kimeze nk'ikimuhereza inspiration y'ibintu nyine akora mu buzima bwa buri munsi. Gusa tugarutse handi ku kazi habakora, Georgia abakunda kuzengezwa no kubangamirwa na boss we cyane, uvuga yuko ngatanyuzwe n'umusaruro w'uyu mukobwa kandi aba ari umwe mu bakozi bakora batitangiriye. Umunsi umwe boss we rero yaje kumutonganya ngutuka ukubwo gutanga ibyo kurya byasigaye akabihereza umuntu usabiriza, avuga yuko iduka ryabo atari Caritas ifasha imbabare. Angare Georgia agerageza kumusobanurira n'ubwo yuko iduka ryabo n'ubundi kuva kera ryahoranye umuco wo gufasha abantu nk'abo ngabo bababaye. Gusa bose baramugativa muri ayo ngaya, ahubwo ahita amuhereza magazine irimo amategeko ngo yiri duka ryabo mutegeka kugenda akayisoma. Gusa bagitandukana kubera umujinya umukobwa yari afite, ya magazine yahise ajugunya muri puberi, aho afite n'umujinya mwinshi cyane ukuntu boss we amuhuza kuri pressure ya buri munsi kandi ntako atagira ngo akore. Ikintu kiza cyonyine cyo kiri ku kazi k'uyu mukobwa ni ukuntu aba afitiye crush mugenzi we bakorana, ngabona ari bogari witwa Sean Williams. Ndetse uyu mugabo kubera ukuntu abamukunda aranamushyize muri cya gitabo ngo cy'ibyifuzo bye, yarashyizeho agafoto ke nk'umufasha we. Ariko ikintu abatazi ni uko n'uyu mugabo mu ibanga rikomeye nawe abamufitiye ka crush nawe abamukunda. Ku bw'amahirwe rero igihe cya Christmas cyarageze, ibyazanye amahirwe ubwo Sean yaje akurikiye impumuro nziza y'ibiryo n'umukobwa yari yatetse, arangije amugezeho aramubwira ati "Sawa wazanye nkaryaho." Georgia yahise amuherezaho, amaze gutamiraho wa mugabo yatangiye kwirahira avuga ngo uburyo n'umukobwa azi guteka byatari, atangira kumubaza ati "Si ibyo bintu wabyigishijwe na mama wawe?" Ibyatumye uko ari babiri batangira kuganira bavuga ku buzima bwose busanzwe. Gusa uburyo butunguranye Georgia yatangiye kumera nk'umuntu bwanutse, nk'umuntu ufite ubwoba, ibikora afite byikubita hasi, ameze nk'umuntu utarakira ko crush we amuri imbere. Yahise amwiseguraho rero arunama agaturagure bya biyiko, ariko kubera ubwoba yari afite byanjye akubise umutwe ku karyango kari kari aho ngaho, umukobwa ahita ahwera. Masho kwicaho rero Sean yahise yikorera Georgia ahita amujyana ku muganga n'ubundi ukorera muri iryo duka ryabo kugira ngo bajye kumucisha muri scanner barebe niba nta kibazo na kimwe yagize. Kubwo umwaka rero kumwe ibintu bihurirana n'ubundi resulta ibisubizo byaje biteye ubwoba. Muganga nibwo yaje guhishura Georgia yuko bamusikamye bagasanga afite ikibyimba kidakira mu mutwe, ndetse nk'umwenda ibi bibyimba ni ibibyimba biterwa n'izindi ndwara z'ubwonko bikarangira havuyemo ibibyimba. Ndetse uyu doctor amenyesha Georgia yuko akurikije uko yabonye ngo abasigaye ibyumweru 3 byonyine byo kubaho. Georgia rero ako kanya ubwoba bwahise butangira kuzamuka, abanza kwanga kubyemera atari kumva yuko ibyo basuzumye ari ibyanyabyo. Gusa ikirenze kuri aya makuru y'ubwo burwayi buteye ubwoba noneho ni ukuntu abazajya yishyurira imiti n'ubuvuzi bwose, kandi mu by'ukuri ari ibintu bihenze cyane. Ramaye cyangwa se mituweli y'iwabo ibintu bihenze ntabwo ibi byishyura, ariko ntekereza ko no mu Rwanda ariko bimeze. Nyuma nimugoroba rero ageze mu rugo, Georgia yicaye ku meza afite agahinda kenshi atari kwakira ibyamubayeho. Apeti yarasobanura afite wapi byose byanze, kandi nta n'umuntu umwe bashaka kuganiriza bino bintu. Yahise afata cya gitabo cye rero kirimo ngo ibintu byinshi by'ibyifuzo bye, atangira guhindura amapaje areba ibintu byinshi yifuje byose byagiye byanga. Amarira atangira kumanuka, ari nako yitotomba avuga yuko ngo burya ibintu byo ku isi ubuzima butari fair. Gusa nyuma yaciye akanya yatangiye kubyikuramo n'ubundi amaze kubona yuko niyo yari inshurije n'ubundi bitahindura indwara arwaye. Amaze kwiyakira yuko n'ubundi indwara kuza yaje, Georgia yahise yiyemeza yuko ibi byumweru bike yabasigaranye atazayimara kwa muganga ngo ari kumuhereza imiti n'ubundi izamufasha kumurindaho nk'ibyumweru bike cyangwa se amezi makeya, ahubwo ahita yemeza yuko iyo byumweru bike yabasigaranye agiye kubaho mu buzima yahoze yifuza, agakora ibintu byose yahoze asenga gukora, mbese yahoraga yifuza mu buzima bwa buri munsi. Hamwe rero n'uyu muhate mushyashya, bityo umunsi ukurikiyeho Georgia n'icyizere cyinshi yaragiye ku kazi, anje itagenda feri ya mbere zifungira mu biro bya boss we, avuga ko ashaka kuva ku kano kazi. Gusa wa boss wamusuzuguraga byataye n'ubundi yahise amuca amazi aramuga ati genda ndahuze. Ibyatumye noneho umujinya yarazananye ewana ahita kuramo urukweto, ahita amenagura telefone cya boss kugira ngo amwereke yuko ibintu byose biri seriye. Yahise akomeza abwira boss we yuko rero akomeje ashaka yuko bamuhereza ibyo bamugomba kagiye kuvaho, ndetse boss nubwo yahoraga yicaguraho ngo ntagakora yatangiye kumwinginga ngo naye kamuzamurira agashara, ariko Georgia ntabyo abashaka.
ahubwo birangira asohotse muri biro akahita ajya gutangira kubaho ubuzima bw'inzozi mu byumweru bikeya basigaranye. Nyuma y'ibi ngibi rero yahise ajya kuri banki kujya kubikuza icyitwa agafaranga kose kari karimo kugira ngo akoreshe abaho mu buzima buhenze yahoze yifuza kubaho kera. Ababizi neza yuko buri uko umunota ushira ariko igihe kimushira, na bityo aba agomba gutuma igihe cyose umunota wose ushize byibuze ushira hari ikintu cyiza amaze kugeraho mu byo yari asanzwe yikundira. Nyuma y'ibi rero Georgia yahise yiyongoza kujya muri ka vacances akazarara muri hoteli ihenze cyane ya Grand Hotel Pap iri mu gihugu cya Czech Republic mu mujyi wa Karlovy Vary. Gusa ari mu ndege yerekezayo hari utuntu tw'imbogamizi yagiye ahura natwo, nk'ikigabo cyari kimwicaye imbere kigenda gikomeza kigize intebe inyuma kikamutsikamira amaguru byatari. Nyuma yo kukiginga icyo kigabo kikanga, byarangiye ahamagaye abakobwa bakora mu ndege aravuga ati mwafashije n'umugabo mukamumfasha. Wa mukobwa nawe birangira bimunaniye ahamagara umukuriye. Ibyaje kurangira wa mugabo ahubwo ahise yihera Georgia umwanya muri first class, hamwe hagenda abantu b'abayobozi bishyura menshi mu rwego rwo kumuhungisha wa mugabo, cyane ko n'amafaranga kuri we ubu ngubu kano kanya bitari ikibazo. Akigerayo rero Ewan Georgia batangiye kumwakiriza amakoko n'amawayini ya danje, arabigotomera avuga ati cyakoze abakire babaho neza. Indege rero ikigwa Georgia yabanje gutegereza ka taxi voiture kugira ngo kamutwaye kuri ya hoteli, ariko kabaye nk'agatindaho gakeya amafaranga bari kumukirigita ahita ahitamo kugenda muri kajugujugu. Ahubwo akigera kuri ya hoteli rero abantu batangiye kujujura bari kuvuga ati uyu muntu ninde, umuntu w'ingenzi gutya uza muri za kajugujugu. Georgia nawe n'icyizere cyinshi ahita agenda agana kuri reception kugira ngo ajye gufata icyumba cye, ariko bahita bamubwira ko icyumba cye kitaratunganywa neza kubera yuko ababaye nk'uhagera mbere y'igihe yuko bari babipanze. Georgia rero yise abaza gukora kuri reception ati se ibyumba bihari ni ibihe, hanyuma wa mukobwa ahita amubwira ko ngo kano kanya hasigaye presidential suite, cya cyumba cya nyuma na nyuma mu gikodeshwa 4,000 mu ijoro rimwe. Nubwo cyagenze gutyo rero Georgia nta kibazo na kimwe cy'agafaranga bafite arayishyura. Ibituma abandi bakiriya bari aho ngaho muri hoteli bose batangira kujujura bakavuga ati noneho hano hantu haje umumiliyoneri. Nyuma rero igihe yategereje kujya kuri cya cyumba cyabo maze kwishyurira, Georgia yabonye nyiri ya supermarket yari asanzwe akoraho witwa Kragen, nyine umumiliyoneri wa danje n'ubundi usanzwe umara ibihe bya Noheli muri iyi hoteli imwe. Ndetse anga Georgia ahita amenya amakuru yuko uyu muriwe ngo ni Kragen ari kumwe n'umugore we, ngo ndetse vuba cyane bari buze kwiyungwaho n'undi mukire w'umukomisiyoneri guturuka muri Louisiana, Senator Dillings na Congressman Stewart. Agimana kugera kuri ya hoteli ihenze cyane ya Grand Hotel Pap, Georgia na wa muhate we wo gushaka kubaho ubuzima bwiza muri iki gihe basigaranye Ewan urakomeza kuko agenda yigira amakanzu y'amadesign yasanze mu kabati aho muri hoteli, ndetse nabyaza umusaruro cyane serivisi zindi zizana no kwishyura icyumba, harimo kujya muri sauna n'ibindi byinshi. Ndetse nk'umuntu ushaka gutembera ajya no kugerageza ibintu byo gutwara skate no gusimbuka ku misozi amanukiye ku mutaka. Ndetse kandi ibi byose biba bijyana n'amafunguro adasanzwe aba yirirwa rya yateguwe n'umushefu w'icyamamare witwa Chef Didier. Gusa nubwo ibi byose biba biri kuba, Georgia ahangaha hose abaca aguma ari umwana mwiza ufite umutima mwiza ndetse udakunda ibintu byo kubeshya, ibintu biza gukundwa cyane n'abakozi ba ya hoteli. Gusa havuyemo manager w'ahangaha utamukunda w'umugore witwa Miss Ganta. Tugarutse ku rundi ruhande rero muri wa mujyi wabo wa Georgia, Shani akomeza kugenda agira amakenga yibaza ahantu Georgia yagiye, bityo akajya kubaza wa mudokiteri aho nawe amutunguza amakuru ya bwa burwayi ya bya byimba yamusanzemo. Shani bikamutungura ko ntabwo yari abizi. Impungenge rero yahise ajya mu rugo kugira ngo ajye kureba ko byibuza yamwitaho akamurwaza n'icyo akamusura nk'umuntu urwaye, ariko ageze asanga ntawe uriyo. Ahubwo agezeyo umwishywa wa Georgia yaramwegereye amuzana cya gitabo Georgia yandikamo ngo ibintu yifuza gukora, ari naho Shana arebamo akahita abonamo rwa rugendo rwo kujya i Burayi, akanabonamo bya bindi by'uko aba mukunda nyine ari crush we. Akimara kuvumbura bino bintu rero Shani Ewan ahise agira umuhate no wisumbyaho, abonye yuko umukobwa burya nawe amukunda, bityo ahita afata umwanzuro wo kwifata indege nawe akajya muri Europe akamusangayo. Tugarutse ku rundi ruhande rero muri ya hoteli, Kragen n'aba bakire bandi bavuga ari kijyana baba barimo basangira, ariko uwitwa Stewart biba byamunaniye neza ari kurangarira ubwiza bwa Georgia uburi ku ruhande. Afite amatsiko yo kumenya umugore uwo ari we, yaje kurangira bamwegereye kugira ngo bamenye byinshi kuri we, ndetse nyuma birangira aje kubiyungaho kuri table yabo. Bahise batangira kuganira rero, by'umwihariko Senator Dillings na Congressman Stewart nibo bumva yuko bafite amatsiko bashaka kumenya ngo ikintu azaba ari gukora muri no weekend, ndetse ngo babifuza kuzamwiyungaho bakajya kugikorana ng'icyaba ari cyo cyose ari gutekereza. Uko bakomeje kuganira ariko Kragen we yakomeje kugenda akemangwa n'umugore ari kwibaza niba
ari gatumwa bamutumye kugira ngo amwicire business, mu gihe abandi bakire bo bari bishimiye kumva ukuntu bari kwiganirira yisanze nta kintu na kimwe yitayeho. Nyuma y'ingibi rero tubona yagiye gutembera kuri iyi nshuro ubwo Georgia yari yisubiye kuri hoteli akubitana nabo abakire na Kragen barimo batembera, bahita bamubwira ati mwe tujye muri casino tukorera ukuntu bikorwa. Ibintu nayo nk'umuntu waraje kwitembera yise yimera. Ndetse bageze no muri iyo casino Georgia yabetinze amafaranga menshi ku mubare umwe kandi inshuro nk'ebyiri zikurikirana. Ndetse nubwo yasanzwe atazi amategeko y'iyo mukino wa roulette yari gukina, gusa mu buryo butunguranye umubare wahisemo wa 17 birangira rero n'ubundi w'amahirwe ahatsindira amafaranga menshi muri izo nshuro ebyiri zose. Gusa kugira ngo yishimire ko atsinde bino bifaranga byose, ahubwo yatangiye kurakarira Imana ngo kuba iri kumuhereza amahirwe inamwereka ibintu byiza kandi ari mu minsi ye ya nyuma. Ndetse kubera gutekereza ibyo ngibyo yahise yitamo guhagarika ibyo gukina agakuramo amafaranga ye, ndetse hamwe n'ubufasha bwungirije Kragen amafaranga ye bagiye kuyabara yaba yatsindiye, aho yatunguwe no gusanga batsindiye amafaranga agera mu bihumbi 100 by'amadolari byose, amafaranga menshi. Nyuma rero ko iminsi yakomeje kugenda yicuma, yamatsiko ya wa mukegori Kragen kuri Georgia yatangiye kugenda ahindukamo ikindi kintu kibi cyane. Ishyari ritangiye kumuzamukana, afite ubwoba yuko kubyanze bikunze Georgia ashobora kuba ari gatumwa wohereje kugira ngo azamukureho abafatanya ibikorwa muri business ye. Ndetse kudatuza kwe kwaje gukomeza kuzamuka nyuma yuko abonye uburyo Georgia aba ari kugenda yibera inshuti n'abantu b'ibikomerezwa harimo Stewart na Senator Dillings, bityo kugira ngo arebe yuko yavumbura mu by'ukuri ikintu cyazanye no mukobwa. Kragen yahaye ruswa mu manager ngo ni Gunther n'ubundi budakunda umukobwa, arangije yinjira mu cyumba kugira ngo ajye gujagajaga mu bintu bye, amenya amateka ye n'ibyamuzanye byose. Amashaka kuricaho rero Miss Georgia ari kujagajaga mu bintu bya Georgia mu cyumba cye, aribwo aza kugwa ku iletre Georgia yaba yaranditse, aho mo imbere haba handitsemo ngo uburyo ibintu bye by'imyenda n'ibindi bikoresho byose afite bizagenwa bikajugunywa ibindi namara gupfa. Bityo Miss Gunther yisanga ari mu gihirahiro. Ku ruhande rumwe umukire aba yamwishyuye kugira ngo aze ashaka ibintu by'ibizibiti bya fake byo kujya kumusebya, ariko ku rundi ruhande nawe bari gushaka yuko Georgia yakiberaho neza mu minsi ye ya nyuma nta kibazo cya stress na kimwe amushyizeho. Bityo rero nyuma yo kubitekerezaho cyane byaje kurangira wa manager yiyemeje kujya kubwira Georgia yuko yagiye kumusaka mu by'ukuri atabyemerewe, akaba kuri ya letre, ndetse atangira kumugira inama yuko iyi minsi mike yabasigaranye ashaka yava muri hoteli akajya kwimarana ngo n'abantu akunda nabyo ari ingenzi. Ya nama rero Miss Gunther ko wamuganira bise yumva niyo, bityo Georgia kumuswikiyeho ajya ku kibuga cy'indege afite gahunda zo gusubira iwabo nyine akajya kumarana igihe abasigaranye n'abantu akunda. Gusa urugendo rwe ntabwo byatinze rwaje guhagarara nyuma yuko asanze mu nzira yagiye gucamo haba hamanutse neje igafunga umuhanda ku buryo gucaho bitapfa gukunda. Gusa ikintu abatazi nuko ku rundi ruhande n'ubundi rw'umuhanda na Shani nawe aba yahakwamiye yabuze uburyo acaho kugira ngo nawe agere kuri hoteli. Abonye kugenda bitari bukunde rero Georgia yarangiye yisubiriye kuri hoteli, ari nako Shani nawe yavuye muri ya taxi voiture atangira kugenda muri neje n'amaguru kugira ngo ariko yagera kuri hoteli. Ngijoro ry'uwo munsi rero wa mushefu ngo Didier yatumiye Georgia mu gikoni kugira ngo aze kumufasha gutegura muri imwe mu ifunguro riba rihenze cyane ritegurwa mu ijoro rya Bonane. Ndetse nyuma ikirori cyatangiye wa mushefu ngo Didier yaje gutaka uno mugore kubw'uruhare rwe mu kumufasha guteka hano hantu kandi ari umuhanga cyane. Gusa Kragen wa mukire umaze guterwa umujinya n'uburyo Georgia abakomeje kumenyekana hano muri no hoteli, abashaka kumusebya imbere y'abantu bose babirwa bamukunda, aho yatangaza yuko uwo mugore ngo ari umucuruzi waho ngaho usanzwe mu iduka rye, n'ubwo ngo barageze ahangaha yigize nk'umuntu w'umumiliyoneri. Umukire rero yarabivuze azi ko agiye gusebya umukobwa, ariko Georgia nyuma yo kubyumva ntabwo yigeze abwanuka, yagumye yemereye ko yari asanzwe ameze, ahita avuga yuko mu by'ukuri kuva ageze ahangaha nta muntu n'umwe yigeze abwira icyo akora cyangwa iki, ahubwo abantu bo bakurikije ukuntu yari yibereyeho aribo batangiye kwishyiramo ko byanze bikunze ari nk'umukire. Ndetse ahangaha nibwo yahise abahishurira yuko mu by'ukuri impamvu yakoreshaga amafaranga menshi ngo ari uko yifitiye uburwayi butuma n'ubundi asigaranye iminsi mike yo kubaho, bityo yari yaraje aje kwinjoyingira. Ndetse Georgia udashaka kubangamira abo bakire yahise ahaguruka yifuriza abantu bose nawe mwiza n'umwaka mushya muhire, arangiye ahita azinga amabinga arigendera. Nyuma y'uko ibi byose bimaze kurangira rero babafatanyabikorwa ba Kragen basigaye batewe umujinya n'imico ya Kragen y'uburyo abavuza ibintu bidakwiye, bityo nabo bahita bamera nk'abashyigikiye Georgia, bahita bahaguruka basiga rwa rukire muri Kragen ku meza rwonyine. Ndetse bamaze kugenda na sekreteri wa Kragen nawe yarahagurutse abwira boss ati burya ntabwo neza kuri iki ntagazi gutya, nawe musiga inyuma arigendera.
Kragen rero n'igisebo n'iki byose abantu Kragen byangiye yahuje inzoga irangira azamutse kuri etage yo hejuru yicara ku ruhande aho ari gutekereza ibintu byo kwiyahura n'iki akabirangiza n'ubundi ubuzima bamumereye nabi. Nyuma rero Georgia amaze kumenya iby'uko umukire arimo ashaka kwiyahura yihuse cyane yahise ahagera kugira ngo azamuganirize ibyo bintu abireke. Georgia rero yaraje amwicara iruhande yibutsa umukire yuko ngo burya ibyishimo bya nyabyo bituruka mu kugira impuhwe no kureka ibintu by'ubugo bwo gukunda amafaranga cyane. Tugarutse rero muri Louisiana wa mudogiteri wasuzumye Georgia aza kuvumbura yuko ya scanner Georgia yaba yaraciyemo ikerekana yuko afite ikibyimba mu by'ukuri aba atari byo ahubwo cyo cyari ikibazo tekinike kuko bakibona no ku wundi muntu. Mu by'ukuri Georgia nta kibazo na kimwe cy'uburwayi aba afite aba ari akabazo tekinike kabayeho. Dr rero akibibona abashaka gusangiza n'amakuru meza Georgia umuntu we warihebye bityo ahita aza kumushaka ariko ageze ahantu yarasanzwe aba yasanze nyine ntaho ari kuko yigiriye muri ka vacances ahubwo ahura na wa mwishywa we aho bahise bohereza urwandiko kuri ya hoteli ya Grand Papu rurimo amakuru nyine yuko nta kibazo na kimwe afite byari amakosa. Muri icyo gihe kimwe rero Shani nawe yaramaze kuva muri ya neje neza ageze ku muryango wa hoteli aho Georgia aba yicaye ku gasongero kayo ku ruhande arimo aganiriza wa mukire. Ndetse bwa nyuma na nyuma aba ameze nk'umaze kumvisha umukire yuko agomba kureka ibintu byo kwiyahura aho muri ako kanya Shani nawe yahise agera aho ngaho ku ruhande aho nawe kihagera yahise yishyiramo ka courage ahita kwanza abanza abwira Georgia uburyo amukunda n'ibiki nyine ngo yamusariye igihe kinini. Georgia ibyishimo biramwica nawe ahita yemera proposal ko uyu mutipe ari kumupropose ngo n'ubundi batangire urukundo n'ubundi aho yisaza aramuhurira ndetse amuhereza ikibizo cya danger. Tugarutse handi hasi ariko kuri hoteli Miss Gunta yakire yabaruwa ibirimo amakuru yuko Georgia nta burwayi na buke afite akahita yihutira kuzamuka kugira ngo abasangize ya makuru meza. Georgia rero amakuru bakimara kuyamuha yavugije induru y'ibyishimo aravuga turakoze Mana hamwe n'abandi bantu bose bari aho ngaho baravuga ati ni ibitangaza. Hamwe n'aya mahirwe mashyashya rero Imana ibayongeye kumuha yo kubaho Georgia na Shani basuye muri Louisiana ari couple imeranye neza cyane aho ko ari babiri bahise bafungura akaresitora kabo bakakita Georgia Joint. Ndetse resitora yabo byaje kurangira igafashe aho byaje kurangira haje n'umushefu wundi uzwi witwa Chef Emily ndetse na wa mushefu Didier bose baza kugaragara kuri ino hoteli kugira ngo bayihereze umugisha n'abakiriya abandi bakomeze kuza biyongera. Mu mashusho asoza filime yacu rero Georgia aba yahinduye titre ya cya gitabo yitaga icy'ibyifuzo noneho yarakise igitabo cy'ubuzima. Ese za nshuti ze yahuriye nazo muri hoteli harimo wa musekreteri wa Kragen na Miss Gunta bose baba barahindutse batashigiye ibintu by'umushiha n'ibiki ndetse na Kragen mwenyewe bwa mbere uba arashatse ibintu byo kwiyahura byarangiye ayobotse inzira ya bya bintu byo kumedita kugira ngo n'igihe ashaka gutana ajye yongera agaruke mu murongo muzima. Filime yacu rero irangira neza cyane Georgia na Shani bashyingiranwe bemeranije gukundana ubuzirahereza karamata. Ndetse hamwe n'ibindi filime yacu nanga irangiye nizere ko yabashimishije. Until next time, peace.